Aha rero twakomeje rero n'inzira y'umusaraba, twari twabonye uwitwa Fabiola na Mukanambara, ibintu byabakomeranye. Fabiola arimo kubwira Mukanambara ati noneho ibyacu birimo kurangira, ariko Mukanambara akomeza kumubwira ati uko byamera kose hari plan nyinshi, hari plan A, hari plan B kugeza kuri Z. Ati rero ngomba kugira icyo nkora kuri bino bintu, ngomba kugira ikintu bikoraho, ntabwo byakunda yuko nkomeza guca muri bino bintu kandi hari abarimo kubinshishamo. Fabiola arimo kwibaza ni ese ni igiki yakora, ese Mukanambara we arakomeza ahangane n'abantu bose, Mukanambara ese biragenda bite? Aho ngaho rero twaravuye turangije twizira aho witwa, muribuka ko ubushize twamaze kubona uwitwa Papa Isimbi cyangwa Rugema yemeranyije na dogiteri yuko agomba kumujyana mu rugo iwe, ubundi bakakurikirana ibintu bijyanye n'imitungo y'ibimapuro n'ibibazo biri muri izi mpapuro, ariko aba mu rugo rwe. Ariko bemeranye yuko atagomba kwivuga, uyu muganga ntabwo agomba kwivuga kuko kwivuga kwe niko kwishyira mu bibazo. Ikindi ubwo twari tuzi yuko aje kumuzana amuzanye nk'umuzamu ugomba kurinda uru rugo. Rero yari yaje arangije, umugore amubonye kuko yari amaze igihe kinini tumubona rwose Mukanambara mu rukundo, abaje guhobeye uwitwa Rugema, aramuhobeye cyane bimwe cyane. Ubwo rero nta kindi kintu bamubaje, bamubaza ati se uyu ninde muzanye? Ntabwo yigeze ababwira ati uyu ni dogiteri, mwibuke ko bamuzi. Ntabwo yigeze ababwira ngo uyu ni dogiteri, ahubwo yarababwiye ati uyu ni umugabo nzanye kandi azi ibintu by'uburinzi, arabizi neza cyane kabisa, arabizi ku buryo ari we mbona ugomba kuturinda cyangwa ugomba kurinda igipangu cyacu kugira ngo hatazagira umuntu winjirana. Ati kuko numvishe uwitwa Kamarade na Emili baraje hano, witwa Mukanambara aravuga ati baraje bamfatiraho icyuma, rwose icyuma bari banyishe. Ati rero ntiwongere kugira ikibazo kuko uno musaza arahari. Uyu musaza rero nawe yarakomeje aravuga ati njyewe nzi kurinda, nzi ibyo nkora, ati nzi kurinda, ariko ubona ibyo barimo nyine hari ikindi kintu kibiri inyuma. Ese umusaza kuza muri runo rugo ni umupangu koko wa Rugema, cyangwa uyu musaza ari ibindi bimugenza muri runo rugo? Ntabwo ndemeza neza ko uno musaza ashobora kugambanira Iribagiza, kubera ko umuntu wagiye akabaho ubuzima bubi azi ko afite imitungo y'abandi, yagakwiye kuba yaraje akayiha Rugema, nanjye no muri ziriya rwaserera zindi yari kuba yarabitanze ntarushye abana be. Ibyo byari gushoboka. Rero uyu musaza ku rundi ruhande rwa nyuma mbona hari indi mipango afite. Ku ruhande rwanjye niko mbibona, kuko ntabwo ndizera yuko n'umusaza yaba yaragambanye bya nyabyo. Fabiola yakomeje gushidikanya avuga ati se uyu musaza ko mbona ashaje atazabasha gukora kuko ibyo bintu neza. Rugema ati rero kuko Rugema arabizi neza yuko n'ubundi ataje kubarinda, ahubwo ari ukugira ngo abamukize hafi nka dogiteri kugira ngo azabashe kuba yamukorera ibintu. Ese Rugema we isa arimo gushaka kubeshya uno mudogiteri koko? Nimba ari umudogiteri, nimba yaba anagambana, aho se barimo kumubeshya ko azongera akamushyira mu myanya yuko yari ameze, kuko nguyu uyu musaza yari dogiteri uhambaye cyane. Rero bahise binjira mu nzu baramwakira, kuko yese anababwira ati uyu rero nubwo ari umuzamu agomba kuzajya arya neza, kandi ntabwo azajya arara hanze ngo muri kariya kazu, azajya arara mu nzu. N'ubundi asa nkaho n'ubundi atari umuzamu nyine, nibyo yababwiraga. Ati rero n'ayo mahane uvuga ntabwo nyashaka kuri uno muntu. Aho ngaho twaravuye tuyangiriza twigarukira ahari kwa Cyusa, hari Afande ndetse na mama wa Cyusa ndetse na Cyusa. Afande arimo kubabwira ati rero hari ikintu ndashaka yuko mwamamagarira witwa Kamarade ndetse na Emili, tukareba uburyo twabona uwo muti usigaye kugira ngo Iribagiza yibuke n'ibintu bisigaye. Atibuke n'ibintu bisigaye kugira ngo muri mushiki wanjye abe noneho ameze neza mu mutwe, nta kibazo na kimwe. Rero hano witwa
Cyusa nk'umuntu ukunda Iribagiza ahita abyumva cyane, ati reka duze duhamagara na Emile. Ahamagara Emile aramwitaba, ariko Emile amubwira yuko umuti witwa papa we cyangwa dogiteri yawujyanye, ariko Cyusa abitonganiramo cyane. Mwibuke ko Cyusa umuntu yafataga wa mbere nk'inshuti cyane cyane wamwakiriye yari Emile, ariko kuva igihe uyu muti wabaciriye mu maboko, kandi turabizi yuko nabo nta ruhare runini babigizemo, nubwo wenda hajemo uburangare bwo kuba wenda basiga Rugema kandi bakamusigira umusaza. Rero niho Cyusa yahise atongana cyane, avuga ati mwebwe muri n'abashenzi cyane, muri abashenzi cyane mwebwe, ibintu murimo murabizi ibintu murimo mwabigizemo ubugambane, ariko twe turabizi yuko nta bugambane burimo ibi byose. Kandi Cyusa bakora nuko nyine ababajwe nuko umukunzi we ibintu byagakwiye kuba bituma amera neza nabyo birimo kugenda bigira gusa. Ariko ugarutse no ku ruhande rwa Emile, ubona ibyo bakoze byose ukabona nyine wagakwiye kuba ubumva. Gusa ku ruhande ngiye rwa Cyusa no gutongana, atonganira umukunzi we, namwumva, ariko bitandukanye n'igihe yatonganaga na Iribagiza arimo kumutonganya. Ibyo ngibyo byo ntabwo ari byo, ariko gutongana gutya ibyo ni sawa. Kuko na musaza wa Iribagiza yavuze ati ibi bintu barimo gushyiramo negligence zimwe zikomeye cyane. Aho ngaho rero twavuye turanye tukigarukira nyine uyu nguyu witwa Rugema arimo kuganiririza umugore we ndetse na Fabien, arimo kubabwira ati nimwongere kugira ikibazo, kuko ibijyanye n'imitungo yose ndayifite. Dogiteri nge twarihuriye, ntabwo arimo gushaka kuvuga ngo dogiteri nuriya, oya, dogiteri nge twarihuriye ama ibijyanye n'imitungo yose, impapuro zose yari yarazishyize mu kintu cy'ikinuza cy'ikimari, arazima igisanduku, arazima amaze kukima rero. kandi twose ngewe na dogiteri ubu ngubu turi kumwe. Ntabwo yigeze ababwira ati nuriya turi kumwe mu rugo, ariko yaravuga ati turi kumwe nyine, muri make dufitanye imikoranire iri hafi cyane, ku buryo birabyana bya Emile na kamarade bitazongera kwirwa bidutesha umutwe cyangwa ngo bitugendeho. Kuko ubu ngubu icyo tugiye gukora, tugiye gushaka uburyo tugurisha ngaha, tuva ngaha tugende. Ahubwo nizeye ko mufite n'amapasiporo yanyu. Ese polisi zizafata abantu bataragenda, cyangwa ni kubyumva cyane ko bimeze aho ngaho? Twaje kureba tubona witwa Fabien yahise ababwira ati ariko se ibyo bintu by'umuvuga by'impapuro, izo mpapuro zibanditseho, undi avuga ati ibyo ngibyo ntugire ikibazo, ati njye ngira gahunda zanjye, ubu ni Rugema, ati mba mfite imipango, rero nta kintu kizapfa, muhumure. Ariko ubona umugore we amwizeye. Aho ngaho rero twavuye tanye twigarukira ahari noneho Rugema arimo kumwe na dogiteri bari bagize mu rugo, arimo kubwira dogiteri ati ubu rero ikintu kigezweho ugomba kwicara ugatuza ugatekana, ati kuko ikintu tugiye kwirukankamo ni ukureba uburyo iyi mitungo twayigurisha, ubundi ukareba ukuntu ngiye kukomeza neza, umere neza, umere fresh, umere neza, nanjye mere neza. Kuko ubu ngubu abo bantu batugendaga na birabyana ntabwo bizongera kwirwa bitugendaho. Ati rero utuze, ugomba kongera kuba umudogiteri. Amusezeranya ibintu byinshi. Uyu nguyu ari n'umusaza, nk'umuntu wakunze akazi ko kuvura, wamubeshya ibintu byinshi. Mu gihe rero barimo kuvuga ibyo ngibyo, na dogiteri arimo kuvuga ati yego rwose murakoze, ati kandi nanjye nzagendera nko mu nzira yanyu. Ni ngombwa ati nzagendera mu nzira yawe. Ako kanya uwitwa igihe kinini cyari gishize, uwitwa umusaza wa Iribagiza aza yambaye inifomu rwose nk'umupolisi, araza bamubonye bahita bijijisha. Igihe kinini rero cyari kigeze, arimo kuhiga uwitwa Rugema. Yaje rero ahita basoza, undi avanamo ingofero ati mwiriwe afande, ese Rugema araza gusobanurira iki musaza wa Iribagiza?
mwibuke ko hari ibintu byinshi. Ese watoye gute Iribagiza? Ese mwahuye gute? Ese kubera ari we wamutoye, ari we wamureze? Ibijyanye n'imitungo yacu, ibintu nk'ibyo ngibyo, Rugema hano arasubiza iki? Ese Rugema n'uyu musaza biraza kugenda bite? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeza kureba filime ndetse munakora subscribe kugira ngo mujye mubona notification ko dusohoye video.